ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinzira. Neza mwese bavande nk'uko nyine ubivuze nibyo yapfuye nyine ari kuva i Bugande n'abashyitsi yari avuye gufatayo, ubwo rero nyine haza indi modoka irabagonga, habashije kuvamo umuntu umwe mu modoka ari muri koma, ariko we n'abandi bamama babiri imodoka bagiye hejuru nyine byanze kuvaho, n'ubu ngo ntabwo iravaho nyine byarangiye. Ubwo rero abandi bari mu nzira nyine bajyayo, twe turagenda mu gitondo. Ntabwo dufite uko twabivuga, ntabwo dufite aho twabihera, sinzi niba tubanza no gusuhuza, ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye ku muryango wa gospel muri rusange, ku muryango w'abakunda Imana, w'abasenga ndetse n'abakunda inyigisho za gikristo. Biragoye kubyakira, biragoye kubyiyumvisha, kwa kanya natwe turi kuvuga ibi, turi gutangaza ibi, imitima iri kure cyane, kure, biragoye kubyiyumvisha. Si inkuru nziza ituzanye, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iyo gutabaruka, kambivuge gutyo, k'umukozi w'Imana kandi umwana w'Imana, ukundwa na benshi, wamenywe na benshi, wafashije benshi, wavuye benshi. Igihamya cyo ntago numva ko ndibuze kwivugira muri kino kiganiro, igihamya muri buze kugenda mubyibonera ku marangamutima y'abantu benshi batandukanye, aho uri mu Rwanda, uri hanze, ntabwo uri bubura aho uhurira nabyo, ukabona ko uyu muntu yari umuntu w'Imana. Aka kanya twakiriye amakuru, si amakuru twakiriye izi saha dushyireho iyi nkuru cyangwa se ubu ni iyi nkuru, ni amasaha amaze ikintu, ariko twabuze uko tubivuga, n'imbaraga ntazo. Ku giti cyanjye ni ubwa mbere mpuye cyangwa se numvishe inkuru nkatinda kuyemera, nkumva ntibishoboka. Ibaye inkuru ya kabiri nyuma y'umuhanzikazi witwa Giselle Precious. Ubwo yatabarukaga byaratugoye cyane kubyumva, ubwo Thomas Yanga yatabarukaga byaratugoye kubyumvisa, ubwo Iva Blavan yatabarukaga byaratugoye kubyiyumvisha, ariko uyu munsi ho birushijeho kutugora ubwo twumvaga inkuru y'uko Pastor Theogene Niyonshuti bakunze kwita inzahuke yitabye Imana. Ni inkuru igoye kuyumva, ni inkuru igoye gutangaza, biragoye, ariko Imana ntawibaza ngo wakoze iki, icyo wabihisemo wabigenje ute. Wishimye irasarura, ni nk'uko wajya mu murimo ugasanga imyaka yeze ugasarura. Igitondo cyo kuri uyu wa 22 nibwo uyu mukozi w'Imana mu kazi ke asanzwe akora, kuri uyu wa 4 kino cyumweru turi gusoza, yafashe urugendo yerekeza muri Uganda, aho yari agiye kuzana abakozi b'Imana abazana mu Rwanda. Yaragiye agerayo amahoro. Uyu munsi ubwo bari kugaruka, ubwo turi kuvuga kuri tariki 24 cyangwa se kuri tariki 22 ubwo bagarukaga, kuko iyi nkuru turi kubatangaza kuri 23.
nibwo baje gukora impanuka ikomeye aho baje kugongwa cyangwa se kugwirwa n'imodoka ya bisi izwi ko ari ya agence ya Simba cyangwa se zo bita Simba zo muri Uganda wenda bajya bakoreraho ingendo murabizi cyangwa se murazizi yabagwiriye imodoka yarimo abantu 4 makuru ahari nuko Pastor Theogene we ese yitaba Imana hari mu undi muhanzi witwa Donald hano mu Rwanda igihe twakoraga inkuru batubwira ko we yaraki muri koma uwarokotse iyi mpanuka niwe wahamagaye Madame wa nyakwigendera Inzahuke amubwira aya makuru ndetse na nyuma yaho musaza w'umugore wa Pastor Theogene Inzahuke nyakwigendera Intwari nawe yaje guhamya aya makuru kuko we asanzwe ari muri Uganda ubwo ko ashobora kuba we yantageze impanuka yabereye ubwo twakoraga iyi nkuru umugore yari taragera aho ngaho ariko nawe yamaze kumenya iyi nkuru yakababaro ni inkuru itoroshye umuntu dukurikiye natwe twifuza ko twatangaza inkuru nk'iyi ariko iyo byabaye ngombwa ntekereza kandi n'ubwa mbere dutangaje inkuru nk'izi ntabwo hari inkuru zigoranye hari inkuru bumva zigoye kugira ngo uhereze abantu bumve ariko nyine hari n'igihe bikwiye umuntu mwabanye mwakoranye mwasangiye byose ntiwahora umwibuka mu bihe byiza ibibi niyo mugeraho ureke kumutabara ureke kumutabariza n'iki byose no kubwira abantu ibyamubayeho nibi byabaye ku muryango wa Pastor Theogene Inzahuke tumwifuriza iruhuko ridashira turabizi neza ko aruhutse neza Pastor Theogene yari umukristo yakoreye Imana ibyo ntawe bishidikanyaho mu mbaraga ze nke mu minsi ya nyuma yari yaragize ikibazo cy'akaguru akora impanuka murabizi muhamya yatangaga Imana iramurokora hari n'ikindi gize kujya mu mazi bari asa nkagiye kumutwara ariko nabwo Imana irongera iramurokora ariko kuri inshuro ubwo niyo tariki itari nziza kuba Kristo n'inshuti za Pastor Theogene Inzahuke n'abandi bose bakurikira inyigisho ze n'abandi bamukundaga mu ibanga ni inkuru itari nziza ariko Imana ishimye gushyira mu matwi yacu ko nta wigisha impaka nta wibaza ngo ukoze ibiki iminsi yashize nk'uko muri ubyumva muri iyi video buriya ntekereza abantu bose bajya gupfa cyangwa se bajya gutabaruka biyumvamo akantu nubwo batamenye ibyabayeho Pastor Theogene ubwa mbere yari ari kuri altari akavuga yuko we n'umugore we bagiye gutangira kujya bagabana iminota kuko yumvaga ngo umugore we yuko agomba gutangira nayo gutanga ubuhamya ahamiriza imbere y'itano yuko bagiye gutangira gusangira iminota niba yigisha iminota 20 umugore nawe akigisha iminota 20 ni ibintu Imana iba yatangiye gutegura twe tukayibona nk'ibintu bisanzwe nk'ibintu ariko Imana yo iri mu muteguro wayo w'ibintu biri kwera mu ibanga tutamenye byari byo Pastor Theogene sayo magambo gusa yavugiye muri iryo teraniro kuko twarabyiboneraga yanavuze uburyo se hari ibyo yapfuye atagezeho cyangwa se yapfuye yifuza ariko Theogene haranira kugira ngo ibyo byifuzo byase bizagerweho inzozi zase zizagerweho kandi se ntazazi muri buze kujya muri iyi video wenda sindi bujye muri detail kuko arahari yarabyivugiye mbone kuvuga ngo arahari nubwo atagihari ndavuga muri video
muraza kubyumva yarabyivugiye. ni inkuru ibishye, ni ibintu bitoroshye gutangaza, ariko nta kundi, reka tubyakire. ntabwo nasoza kuvuga ntabasomeye iyi nkuru, reka nyisome kugira ngo ni ikinyamakuru kimwe cya gospel icyo mu Rwanda gitangaza amakuru y'Iyobokamana byanditseho, ntekereza kiri mu bitangazamakuru. Umunyamakuru twavuganye tuvugana umwanya munini, nta burenganzira namusabye no gushyiramo amajwi, ariko twavuganye umwanya munini mubaza iby'iyi nkuru no kugira aho wenda yandika inkuru ayitangaza. Ambwira uburyo ari amakuru yakuye ku muryango we hafi, kuri musaza w'umugore wa Pastor Theogene nyakwigendera, ndetse kandi no ku mugore we. Iravuga ngo mu ijoro rya tariki ya 22 Kamena 2023 hagana saa 5 z'ijoro nibwo inkuru y'akababaro yatangiye gukwirakwira hirya no hino ko umushumba Theogene niyo nshuti yitabye Imana ubwo yari ari mu modoka ava i Kampala. Pastor Theogene yahagurutse i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 22 Kamena 2023 yerekeza i Kampala agiye kuzana abantu baravuye muri Amerika. Ubwo bari mu nzira bagaruka nibwo basi twara abagenzi ubwoko bwa Simba yabagonze ibikubita hejuru. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ubu bakiri kugerageza kureba uko babavana munsi y'iyo kamyo, gusa uyu mushumba biravuga ko yamaze gushira mu mwuka. Twihanganishije umuryango, ndumva bingoye gukomeza kuvuga iyi nkuru. Byabaye byarangiye, bisigaye no kwegera umuryango tugafata umugongo tugakora ibishoboka byose, ariko Imana yashimye ko bibaho. Gusa biratangaje, hari umushuti wanjye mbwiye ngo Imana nta marangamutima igira, ariko uyu mugabo bimwe mu bintu abantu ba hafi bamuzeho nuko wenda nubwo agiye hari ibintu byinshi mu byo yifuzaga, mu byo yari afite muri gahunda ze, muri viziyo agiye atagezeho. Aho ari naho wenda umukoro w'inshuti ze n'abavandimwe uri, ndetse nawe uri kumva ikintu kiganiro uri, kugira ngo niba hari umusanzu watanga, niba ari cyo wakora icyo ari cyo cyose mu kuba hafi y'umuryango. Pastor Theogene Nzahuke yari afite abana arihirira, yari afite abana yakuye mu muhanda, yari afite abo twita ba mayoni iki yitagaho, yari afite abo yahaye ubuzima, niba ariko nabyita, bari bakimukeneye ko akomeza kubitaho. Ariko nubwo agiye, Imana yamuhaye ubuzima, iracyahari. Katwizere ko uko imujyanye yari imbaraga z'igihugu, yari imbaraga z'itorero, yari imbaraga z'umuryango we, ari nako igiye kwempoweringa cyangwa se gushoboza uyu mudamu kugira ngo abashe guhagarara muri izi nshingano. Ni icyuho gikomeye cyane, ni icyuho gikomeye cyane. Uko bizadushobokera tuzakomeza gukurikirana n'andi makuru nibishoboka, wenda bidukunde na madamu we tuganira, ariko ni ikintu kitoroshye kigwiririye umuryango ndetse na gospel industry mu rusange, cyangwa se umuryango mugari w'ivugabutumwa mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Kuko uyu mubyeyi yari afite ejo nibwo yari afite passport, agiye gutangira kubwiza mu bihugu by'amahanga, mu Burundi, muri za Kenya, hanze muri Europe, ariko Imana ishimye ko umurimo we awusoreza hano. Reka tubwire Pastor Theogene ahari ko Imana yo atwizera ko abatwumva, tumubwire ngo iruhukire mu mahoro, nezerwa n'abamarayika, mwishime iteka. Natwe turi mu nzira, niho twese dusigarwa kugera, nubwo bibaho bikatubabaza, gutandukana n'umuntu mwabanye, gutandukana n'umuntu mumarangiye mufitanye ibihe, mwagiranye ibihe, ntabwo byoroshye, ariko Imana imuhe iruhuko ridashira.
akomeze yishimana n'abamarayika, kandi umuryango wihangane, madamu yihangane, turakwihanganishije abana bato asize, b'abasore bose yareraga. Pastor Imana iguhiruko ridashira, kandi tuzagukumbura cyane, tuzakumbura uburyo wigishaga. Ikibaje nuko nta n'umuntu usigaye tukwibukira tuvuge tuyu muntu ariko twibutsa naka, ariko Imana izagenda irema abandi cyangwa usigira ukundi kuntu. Simbizi reka ndekera ntaza kuvuga byinshi, ariko nongera gusubiramo yuko ari inshingano za buri wese kugira ngo ibyari biri ku mutima wa Theogene, inzozi ze, ibyo yaharaniye, abo bana yafashaga, abo yareraga, umuryango we, ntihazagire icyo kigaragara cyangwa se icyo nakita gusubira inyuma mu buryo bwo bwose. Dufatanyiriza nk'umuryango mugari, tuzabafashe, tuzabatera ingabo mu bitugu mu buryo bwose ushoboka. Imana igumisha kuba dukurikiye. Si inkuru yo yigishimo, ni inkuru y'akababaro. Nawe turagukomeza tuvuga ngo wihangane nubwo bigoye, ariko mu ijuru niho iwacu, ngo nihabera bahora basingiza Imana ubuziraherezo. Reka tubashimire ko mwadukurikiye. Izindi gahunda tuzagenda tuzibagezaho, muzagenda muzimenya, izijyanye no guherekeza uyu mubyeyi ndetse n'izindi zose zatangazwa n'umuryango. Murakoze, Imana ibamugisha. Haleluya, haleluya. Muzamuri ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Nabo hakurya mu mahema. Haleluya, haleluya. Twese hamwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi ngiye kubivuga, murareba nk'abashaka ko mbivuga, kandi muratuma mbivuga. Ubu narakubiswe, najyaga ninjira mu itano nakwegera umukristo akahita akikira ishakoshi, nawe yaceceka. Iceceka igize gute? Yumvishe ngo barasi natanga. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta muntu uryama kinyabupfura avuga ngo ngewe ndi umujepe, reka ndyame kijepe. Abantu umuyede n'umunyonzi baryama kimwe, umurisansiye n'umuyaya we wo mu rugo baryama kimwe. Naratanga ufite cya etaje n'urara muri chambrette baryama kimwe, kandi ibimenyetso byo kuryama ni bimwe, n'ukugona. Nta ugona mu kinyabupfura ngo ngiye mvuye kwiga mu Bwongereza reka ngone mu Cyongereza. Hari uwo mwabonye abantu bose bagona. Uziyo bari gukanda umugongo bavuga ati ntururagerayo, bitugacikamo kabiri. Si ubuhamya bw'uburwayi nje kuvuga, ariko kwa muganga barabaga na foreze zibayo mwana, na foreze yumva batoro. Rero ngiye numvisha utuntu dushirira ngira ngo nisiga zahiye, shaka kubabwira ngo dusohoke nihumurisha, numva n'utugufwa twanjye turi gushirira. Ndavuga ati karabaye tu, fagata hano ndahava. N'inyundo, perezida n'inyundo barazifite, baramwe ngo nuko utabibonye n'ibiyiko byari bihari. Ndavuga ati karabaye, dushimiye itwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo twamamaze Kristo. Baragukandagira mu isaka, mwajya mugenda nta byiso kigira, ukatebuka kuri murokore, ariko mwagiye mureba warikoce. Urabona mwakwicara hamwe, dushaka kwicana na Burahamu. Urabona hafu uzicara ari hehe? Si ku buhinga buriya. Oya, kujyayo uzajyayo, ariko si ariko muhumura bera tuzataha. Ubwo nyine birarangiye, nako nari nibutse gusa akavuga ngo muhumura bera tuzagira gute, ariko aho tuzicara hariho ikintu data azakora, azakuramo umwuka w'ishyaka, wo ntuzagerayo. Imana tuzayibona amaso ku maso. Yobu yaravuze ngo icyo nzi neza, umucunguzi wanjye nzi kariho, mahereza azahagarara ku bicu
ngo naho uruhu rwanjye rwaba rwaramaze kubora nzayireba amaso ku maso. Haranira kuzataha iryo joro. bari mugeneye abe igikoresho cyawe muri kano kanya, asohoze ubushake bwawe mu ijambo agiye kuvuga rigira akamaro mu mitima yacu twese, maze izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu bihe zose. Tubisenze twizeye kuko ubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Nanone haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi, twese dufate bira dusoma ijambo ry'Imana, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Nuza kubona akanya ugeze mu rugo here ku wa mbere ugeze ku murongo wa 13, urasanga ari umugani Yesu yaciye w'abakobwa 10 bari bategereje umukwe. Reka tuganire kuri uyu mugani, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Tuhagere vuba vuba. Abafite birimeze nkanjye ni ku rupapuro rwa 28 mu isezerano rishya. Reka dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Haranditse nk'icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzajyanwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo 5. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufashe. Subire mu murongo wa 5 haranditse ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufashe cyane, amen. Twabonye hari abandi binjiye nyuma, twongeye kuvuga amazina yacu ntacyo byabitwaye. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa. Imfura igize imyaka 12, umukurikiye imfura ni umukobwa, umukurikiye ni umuhungu agize imyaka 9. Umfura ifite 12, umukurikiye afite imyaka 9, ucutse afite imyaka 5, umuto uri kwibere ni umukobwa nawe afite umwaka n'amezi 2. Dushimiye Imana rero itwemereye kugera hano. Ni ubwa mbere ngeze muri ibi bice ndi kuvuga ubutumwa, ariko ubu munsi wari uyu nguyu. Nigeze ngarukira kuri paruwasi ya Buhinga, ni kera cyane, numva nari nkiri umusore, ariko Imana ishimye ko twongera kugaruka inaha, amen. Mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itoro ni irya Kamuhoza, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Ariko mu rugo turi abantu benshi, njyeho turi benshi. Hari abandi baji twibanira twibaniraga ku mihanda. Imana impaye rinye nabo ndabarabura, ndababwira ati muze twibanire home, hari ibyabonetse. Imana yandemeye, namwe muze mbihera ibintu by'ibipase mbese by'ibirinye. Imana nikuremera nawe uzareba buremera, ntukajye ubarya. Burya Yesu akuremeye kugira ngo ube umuyoboro ku bandi. Harimo abo nashubije mu mashuri, harimo abagiye kujya muri universite, abandi bararangiza uyu mwaka, abandi bazakora ibizamini bya leta. Ndashimira Imana. Njya mvuga ngo amashuri nge nize amashuri 6 abanza yonyine, nayo nyaherukamo mbere ya jenoside yabaye. Tugeze mu gihembwe cya 2 ababyibuka, sinarisubiyemo, nese nisanga ku mihanda nkajya ndari ingangi coma, icyo bita gucoma.
ugura akazi ukazajya ariko Yesu ajya umva nkubwire Yesu agira neza. Yesu wasanze indarago rwose afite diredi kamuha agakizi kamugira pastor. Naza kuvuze ko nari indaro isusuzugura ngayicarana n'abashumba. Yesu agira neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo namenye neza kuyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute kandi si nibyo gusa. Ngiye umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera byose biba bigize gute bishize. Ndanezerewe Beteli Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwatumye ngeri naha Imana bamera umugisha abashumba abakristo mwese ikaze mu maye Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Icumbagira mwabonye ko ndwaye hari igikweto bantije kwa muganga baratiza. Ubu n'imbere mu mubiri harimo utwuma babaye bantije ko barambwiye ngo ntatwo nzajyana muri za metero 2 bazatwisubiza tu. Umva badatiza. Kwa muganga nahigiye ibintu bibiri. Namenye ko ari ahantu umuntu agera akareshya n'undi. Amashuri, ibyubahiro, diplome byose bisigara ugasigarana na Yesu. Muri cya cyumba nta wundi ni Yesu. Niwahamagara sheri ngo sheri babuti kuri gishinja nawe igahwanira. Cyo narakibonye icya kabiri. Ariko haleluya haleluya. Nabonye ko umuntu akwiriye gukorera Imana nk'uzapfa ejo. Ntuzagira gute? Ntuzapfa ejo. Kuko namenye ko imirimo yose iheshwa agaciro n'umurimo wakoze wanyu. Neno ushobora kumva ko utazapfa wenda uzatura nk'umusozi. Reka nkubwira akangaka. Uzajya ukorera Imana nk'uwo bari butera ikinya nimugoroba. Kuko cyo ntiwagikwepa muganga yabyanzuye. Ntiwagikwepa barakigusekura ugasigara uri uwabo. Uzi iyo bari gukanda umugongo bavuga ati ntururagerayo bitugacikamo kabiri. Si ubuhamya bw'uburwayi nje kuvuga ariko kwa muganga barabaga. Na foreze zibayo mwana. Na foreze yumva batoro. Rero nge numvisha turudushirira ngira ngo nisiga zahiye. Shaka kubabwira ngo dusohoke nihumurije. Numva n'utugufwa twanjye turi gushirira ndavuga ati karabaye tu. Fagata hano ndahafa n'inyundo. Perezida n'inyundo barazifite. Baramwe ngo nuko utabibonye n'ibiyiko byari bihari ndavuga ati karabaye. Dushimiye yera itwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo twamamaze Kristo. Kuva mu kwa mbere ubu uyu munsi nibwo mbwirije ari ku cyumweru. Ibindi byari urugendo rw'uburwayi. None Imana ishimye ko meri na Imana ishimye. Ntago mwabyumva ubuyobozi bwacu bujya kunyohereza bo tubana mu byivuga butumwa. Tuzagerayo nzagera. Nge nta mpamvu ku murimo w'Imana. Wabucitse ikinya warangiza ntugende ngo wirwaneho. Imana ibamera umugisha. Haleluya haleluya. Munyemere dufatanye amashimwe y'Imana yankoreye n'Imana yabakoreye. Dukomere Imana amashyi tuyishime. Mani duhana umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Dukoresheje umwanya dufite turaza kubana no muri concert abo mu itano rya mbere. Twaganira ijambo ry'Imana twasanze mu tumviza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 15. Tugaruka ku mugani Yesu yacewe umuzabibu n'amashami yawo. Muri itano rya kabiri ndumva uyu mugani nawo ukomeje kuba mugari muri ngewe. Burya Yesu nawe yajyaga yicara agaca imigani. Ariko mu guca imigani kwe ntago yabaga ashaka ko ijoro ryatandukana ngo amasaha yisunike batagize irungu wenda ko babuze ibitotsi. Mu migani Yesu yacaga habaga harimo inyigisho. Aricara aciye umugani w'abakobwa 10 ngo batwaye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Uyu mugani w'abakobwa 10 ushushanya kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kristo azaza ari umukwe natwe itorero tuzaba turi abageni. Ariko buriya data bukwe n'indera murumva atari data wa twese. Ariko haleluya
reka subiramo mbanza mutabyumvishe. Kristo azaza ari umukwe, natwe tuzaba turi iki? Abageni. Adushyiriye nde? Data bukwe. Data bukwe ari we nde? Ari we Mana. Ariko muntu utazataha ubukwe azaba ahombye. Njya fotora ifoto sheri wanjye aje kuntwara, si ubwo nzaba ngenda gute? Nzagenda uko mbyumva. Gusa uzaba ari uwanjye se? Agatoki kuka. Reka mbabwire ibintu birindwi, wenda ntibinkundi ariko bitatu wenda mvugamo bibiri. Kimwe muri byo nta para azaba akeneye. Nta pare, nta na marene. Abaheruka gukora ubukwe nabonye hari n'abageni berekanye. Mwabageni mwe muzashyingirwa ejo bundi kwa gatandatu, pare na marene bazabagenda babagezeyo, babateyo mu cyumba mwenyine mwirwanya. Kuri uriya munsi rero, oh haleluya, ngo byose azabyikorera. Kandi na gahunda yo kuririra hari. Wabuzuririra kuri uriya munsi Kristo amarira arayakeneye yawe, ngo tuzaturika turire. Ikizatubabaza ni imibabaro y'isi tuzaba tuvuyemo. Nzajya ndeba Kristo ndire, nibuke bansohoye mu nzu mfite uruhinja rw'amezi 3. Umva uko Bibiliya yambwiye, ngafata umwitero we. Narangiza amanagure ambwira ngo humura mwana wanjye, ntago uzongera kurira ukundi bagusohora mu nzu. Ngo nibuka nicwa n'inzara, inzara yaraturiye. Abo mu ryambere nabibabwiye, inzara iragusekura wanareba bakagira ngo uri kurunguruka. Umva Kristo amanagure ambwira ngo humura mwana wanjye, ntuzongera gusonza ukundi. Nibuka agasuzuguro nasuzuguwe. Iyo uri umukene urasuzugurwa, niyo ufite abana barabadiha, banaza nawe ukabadiha. Ubundi murajya he mwajya mwicara ahangaha kubera umubabaro w'ubukene. Kristo ambwire ngo humura mwana, ntawe uzongera. Jambo rya kabiri rinkumbuza ijuru, iriya mariage ngo Imana nimbona izaseka. Igitwenge cyitwa guturagara, ngo izajya ngo bazi icyo bakora. Weho barashiririza ibishyimbo baragukandagira mu isaka, mwajya mugenda nta byiso kigira, ukatebuka kuri murokore. Ariko mwagiye mureba warikoce, urabona mwakwicara hamwe. Ushaka kwicana na Aburahamu, urabona hafu uzicara ari hehe? Si ku buhinga buriya. Oya, kujyayo uzajyayo, ariko siko. Ariko muhumura bera tuzataha. Ubwo nyine birarangiye, nako nari nibutse gusa kavuga ngo muhumura bera tuzagira gute. Ariko aho tuzicara hariho ikintu Data azakora, azakuramo umwuka w'ishyaka. Wo ntuzagerayo. Imana tuzayibona amaso ku maso. Yobu yaravuze ngo icyo nzi neza, umucunguzi wanjye nzi kariho, maherezo azahagarara ku bicu. Ngo naho uruhu rwanjye rwaba rwaramaze kubora, nzayireba amaso ku maso. Haranira kuzataha iryo joro. Yesu aca umugani w'abakobwa 10. Munyemerere mvuge kuri aba bakobwa 10 tuhite dusenga. Gahunda ni muri concert, n'abakobwa 10, ngo 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa. Aba bakobwa bose uko ari 10 hari ibintu 5 bari bahuriyeho. Ijambo rya mbere ngo bose bari abakobwa, nta mufiyemeri, nta musaza, nta mugabo, bose bari iki? Bari abakobwa bishushanya umugeni wa Kristo. Bose bari abakobwa. Ijambo rya kabiri bari bahuriyeho ngo bose bari bategereje. Narinzi ko abanyabwenge aribo bategereje, abapfapfa ntibategereza. Ngo bose ari abapfapfa nabo bari bagize gute? Bategereje. Ijambo rya gatatu ngo bose batwaye amatabaza. Nta
ntabwo ari abanyabwenge gusa bayatwaye, ngo n'abapfapfa bagize gute barayatwaye. ngo ijambo rya kane bose barahunikiriye, ari abapfapfa barahunikira, ari n'abanyabwenge barahunikira. ijambo rya gatanu ngo bose barasinziriye. nageze aho ngira ubwoba, narinzi ko abanyabwenge bahunikiriye gusa ntibasinzire, ngo ariko bose bagize gute barasinze. nyiraha nasanze nta muhanga muri uru rugendo, nasanze ntawe utasinzira, nasanze ntawe utasinzira. ntabwo bitwarwa n'imyaka n'igihe wabatirijwe, ntabwo bitwarwa n'umurimo ukora, ntabwo bitwara ntabwo ari uko waba ucuranga cyangwa uturameje cyangwa waba uterana iryo kwa mbere ukiyongeza n'irya kabiri n'irya gatatu, ukaza no muri garuka usubire kuri murya no muri rusesamanza. njya numva ngo nakizawe nanjye hari ikigwa bigeze banjyanaho, ngo ugeze ku ihepfu ukambuka kamarari niko bakita, hagati mu mazi. narahageze ndavuga ngo Mana nyambutse nijoro mbitayeyo, ndagarutse ngaruke nsanga ibisubizo. wakuyeho inzara, njye nasengeraga ibiryo gusa, nsaba Imana ibiryo kuko inzara yarandiye, ahubwo ngira ngo nambukanye n'utwari duhari ngarukana inzara. hari igihe uyisenga igaceceka ikagusi, n'umuhanuzi yahanura atari kureba awumirije, agahanurira yakugeraweho agakomereza kundi, ukavuga ni Imana isimbutse, bigenze gute? igaceceka ikakwihisha, kagira ngo ariko muhumure ceceka yumvishije. iyi kubise roturi igarutse igigaruka iyigarutse. mutumye nibuka Yohana umubatiza. yageze kuri Yohana umubatiza yohereza marayika Gaburiyeli, ariko ngo cyagiye usenga nubwo yacecetse, ariko arambwiye ngo nze nkubwire ngo ibyo wasabye byose byarumvishijwe, iguhaye umwana w'umuhungu. tumye nibuka mama wa Samweli ngo yasenza y'uburyo bwose, ngarasenga agera n'ahagera, ajyana asenga ucece, ajyana bamwita amazina, kari umugore wahazi sirwe, ngariko arakomeza asenga Imana. ng'igihe kigeze imuha kubyara, ngo biramurenga, aravuga ngo wari ingumba byaye bari. hari ibintu Imana idukorera ubwacu bikaturenga. ndagusengeye ngo uhure n'ubwiza bw'Uwiteka muri iki gitaramo, uhure n'ubwiza bw'Uwiteka. amen. nyikiriza amen. ongera gake amen. Imana nawe yaceceka, iceceka igize gute yumvishe ngo barasi natanga. kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta muntu uryama kinyabupfura avuga ngo ngewe ndi umujepe reka ndyame kijepe. abantu umuyede n'umunyonzi baryama kimwe, umurisansiye n'umuyaya we mu rugo baryama kimwe. naratanga ufite cya etaje n'urara muri chambrette baryama kimwe, kandi ibimenyetso byo kuryama ni bimwe, n'ukugona. ntawe ugona mu kinyabupfura ngo ngiye mvuye kwiga mu Bwongereza reka ngone mu Cyongereza. hari uwo mwabonye abantu bose bagona, dufata imyanzuro Imana ikayishyigikira. Imana ikayishyigikira, ugatura ahantu ku buryo Imana ikureba mbese ikajya ivuga ati yego, ubwo ufashe gahunda nanjye ndabisinyiye. ariko haleluya, nyikiriza haleluya. Eliya mvuga ni wa undi wamanukanye na Mose baza ku musozi baje gukora ihererekanya bubasha na Yesu. Eliya azahagarariye abahanuzi, Mose azahagarariye ubutambyi n'ubuyobozi. Eliya mvuga ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye. Eliya mvuga. ariko reka mbabwire, muri iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66 niwe muhanuzi wirukanse wenyine urimo. kibuno mpamaguru afatiraho, haratibika muvuga ngo aratarasa, afatiraho ijoro ariruka, nta kindi ari ubwoba gusa. bamuhabije ati ahita afatira, tejo tuzakunigaho, ahita afatira ahunga
wari umuhabije ariruka. Tejo ubugingo bwe nzabutsinda aho watsinze ubw'abahanuzi. Ariruka. Eliya niwe muhanuzi wenyine wiyahuye muri iyi Bibiliya. Yagiye munsi ya kiriya gita cyiza cy'umurotemu kamakakama yacu ari aside. Ntabwo yakigiye nkurikira, ntabwo yakigiyemo agiye kugama agacucu, yakigiyemo azi neza kamakakama yacu ari aside, ahaguye atobora. N'amagambo yavuze agaragara ko yari yamaze guhaga ubuzima bwe. Yaravuze ngo icyabiruta nuko nakwipfira, ariko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Nubwo yananiwe agasinzira akiyahura akiruka, Imana ihita imwibuka ku musozi Karumeli. Imana ihita imwibuka, iravuga ngo Eliya we ntabwo nagutakaza, ngo yohereza marayika azana umutsima utaze ku makara akomanga Eliya. Ngo Eliya we ngo byukurye, ngo arabyuka ararya aranywa arongera cyane bwo ngo arongera arasinzira. Ku nshuro ya kabiri marayika aramukomanga ati byukurye unywe, arabyuka ararya aranywa, icyanteye ubwoba arongera arasinzira. Ibitotsi biragatsindwa, ntawe utasinzira muri uru rujya. Ariko Imana ntiyacogwa ngongera. Kandi reka mbabwire, Imana yari izi ko ari yakunda ubugari bushyushye. Uburiho igikoko Eliya ntabwo yakuri. Muramwibutsa ku mupfakazi Gasonge. Umupfakazi amutera impuhwe, aramubwira ngo nagafungiye kurya n'imfubyi, ariko nta matwi ugira. Gasonge ati none aravuga ati umuntu utagira impuhwe umupfakazi kugira ngo yumve kari gatoya, reka mubwire kari agafu kagiye gusongwa n'udukwi tubiri ndi gutoragura. Ati Gasonge Imana irakazi. Umva, Imana izi ibibazo byawe utarataka. Rarama, Bibiliya ivuga ifatiro zinyeganyeze, umukiranutsi yakora iki? Yararama kareba ibirere agasenga yera. Umuti si ugucogora ngo wiyandarike, kuko hari abanyuze mu byurimo batasinziriye, babaye intwari, bazahamya Kristo. Marayika aramukomanga ngo byukurye, arabyuka. Mu isezerano rishya igukubita amavuta ugasengera abarwayi, wowe ukagendana igishako. Tumye nibuka Pawulo, ndebera ukwegereye ngo vumiriya. Iragukaranga. Mana yandimbiragamo kandi ngiye kubivuga, murareba nk'abashaka ko mbivuga, kandi muratuma mbivuga. Ubu narakubiswe, najyaga ninjira mu itano nakwegera umukristo akahita akikira ishakoshi. Ntawamenya da. Ejo bundi hari uwo batwaye telefone, nasohoka nashye kubera kuntu abagansa nta myenda, nukurushyamba shyamba ubutayu niberagamo. Havuga ati igihe bari buvuga ngo aheza mu ijuru turi gusuhuzanya hanze, shobora kugira abo ngusha. Babageze mu matangazo ngasohoka nkitahira. Natahaga njyahise, kwabaga ari ugutarasa. Nagera ku muryango wo mpasanze akahita mpobera. Mwese nashimwe muroko kutari uherutse, nahari kumva ko nta kintu cy'abandi sohokanye, nkagenda ndira nibaza ngo ariko Mana iherezo ry'ubwo busa. Ariko nanjye napfukama, Imana ikavugana nanjye. Wa undi basakaga yicaye, ejo bakabona baye diakoni, bakanuye kuba kasi kakana kaje ejo bundira nkaba mbaye diakoni. Hajya mbahigaburo basinziriye, bavuga ati yego bwana si ejo bundi basaka ko nta telefone y'abandi jya. Ejo barobanura abarimu kandi bagashyiragamo nyuma, bamara kurobanura bakavuga ati ariko kakana tubona kavuga Yesu neza, nako mugacomekemo bakaga
umukobwa arambenga mbaza ibibazo bitatu kubisubiza birananira kandi anyita sheri nanjye mwita sheri. Nyuma y'imyaka 2 aranyitegereza nkuzaho, we babenze ihangana. Yarambaje ngo kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro kandi yo sheri ari kuguhata ibibazo uvuga uhuma erega niweho mbaza nase kutarigurira ipantaro wowe urabona uzangurira igitenge ari kwidakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Mbona unyemera dukorana ubukwe, kandi mfite umudamu mwiza. Simvuga ku buranga, ndavuga ku mutima. Umuntu wanyemeye ni mwiza. Tujya gutangiza umushinga w'ubukwe, pasiteri nta kintu yigeze ambaza ngewe. Bya bindi babaza ngo ufite intebe, ngo ufite igitanda, ngo warubatse, ufite inkwano, ntabyo yambajije pasiteri kuko yarazi ko nabigira. Ntiyari kwirirwa avunika bimbaza rero. Ahubwo yabajije umukobwa, urabizi ko ari imfubyi, urabizi ko atagira se na nyina, urabizi neza, urabizi ko atagira iyaba, yirirwa agenda arara mu rusengero, urabizi ko nta n'icyo agira. Ati yego ndabizi, reka nawe wimvuna. Uremera kumubera umugore? Ndabyemeye. Arapfukama duhesha umugisha aradusengera, mpita mfata n'itariki. Nazane kurirwa njya gushyira mu kwa 10 hari akazi nagiraga ngo ngiye kuyabika. Mubajije izina anyemeye, mwambitse impeta, byatwaye amezi 2 n'iminsi 24. Kandi ibintu byose muzi bakodesha nta na kimwe twakodesheje. Ari imodoka rumambo arazaka timukozi mwambore tukazagutwara mu modoka uzazinduke n'utindi uzasanga badekweza abandi. Mukozi w'imo wambore nkazakwambika batazantanga umugisha, uza kubabariye uzanyambika. Mbese baza basaba imbabazi batanguranwa. Imana yari ibizi ko nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nari urumva uwo muntu wanyemeye mutavuga ngo Imana imuhe umugisha. Ndamubwira ko mwamusabiye umugisha. Bimwe ngo umukobwa ngo ujya kumwereka iwanyu ngo naho kajya iwabo, kereka niyo njya kumwereka imbobo twagangikanaga. Twagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Nagendanaga envelope yabaga irimo ipantaro yanjye n'ishati yanjye byo guhindura. Hagira hombo. Tubukora batabyumva. Nakoze dote kuwa 5, mariage nyikora kuwa 6. Naho umuntu invitation akatava ati kurabona utabutuvuna. Abasore bikigiye mwigize gute? Ubukwe bw'iminsi 2 nkahita mwati siweho mvuna ntuzana butahe, ndimo ndavuna Yesu wambabaje. Urusengero rwaruze kuri ADPR Kiruhura, bazi urusengero rwabaga munsi y'umuhanda n'abandi bahagarara mu madirisha. Mani nkorera ubukwe bwiza, bigera kuwa 4 nta kintu sengera. Kuko nyimara kuva muri biro nge natangiye kurya saa 6 na nijoro. Naye kuba njya kwirukana abaye ba diamonds. Nabonye unyemera. Numvishe bihaniye. Nyuma y'ubukwe turakubitwa. Mwaka wa mbere, wa kabiri mba mwarimu, wa gatatu mba pasiteri, ndakubitwa ndaba
nicaje umudamu wanjye ndamubwira ngo reka tuzapfe turi abakene ariko ntituzabeshyera Imana ngo twese koroke. Njya nitangira ubuhamya, bandi bavuga butumwa bagenzi banjye ibyo bakoraga kugira ngo ubuzima bukomeze narabibonaga, ariko duhiga umuhigo turavuga ngo reka twihanga, nidupfitana dutabaye tuzambikirwa amakamba yuko mu bavuga butumwa bihanganye natwe turimo. Ndababara, nagiye nyobora ku byicaro by'amaparuwasi, maze imyaka 10 nkorera itorero ndi pasteur. Harabona agomba kubwira bakankemurira ibibazo, ariko narinze ubuhamya natereka tuzapfe turi abakene 7. Rero hari message ubona amazeru kaperesi hari message ubona kumanywa amazeru kajya yasubiramo, kandi ari kumanywa ukongera urumuri, ari kumanywa ukagira gute. Ndagusengeye Imana iguha akamesaje, Imana iguha akamesa. Baramamagara ngo dusange mu mujyi, mbasanga yosanga n'abagabo 2 bari kumwe n'umudamu ukiri muto mu Jeune Marie. Barambwira ngo pastor turagukunda, ubuhamya bwawe bwaradukomeje, tunaniwe twashubijwemo imbaraga, ducitse intege twarakomeye, watwigishije ko hari ibikomere bikira n'ibidakira, ariko nibyo bidakira twamenye ko abazi Imana umwuka wera bitsikamira, twamenye ko akazi kahagaze. Barongera barambwira ngo watwigishije kubabarira, dutanga imbabazi tubabarira batwiciye, ubu turi abagenzi bajya mu ijuru, twamenye ko akazi kahagaze, ntidushaka kuzabona abana bacu bicwa n'inzara. Iyo byemeye rero abana babona umuryango, iyo byagize gute abana babona iki? Umuryango. Ayo mafaranga ubonye nayo kugura imodoka, ukore taxi, abana bacu batazicwa n'inzara. Ngiye kumva numva abandi baramamagaye bashinga amagurupe ntabizi,
Imana imbabazi. Ikibazo si uko wibye, ikibazo si uko wacogoye ugaca inyuma uwo mwashakanye, ikibazo si imigeri yawe ya nijoro, ikibazo si inzangano n'amatiku byo mu mitima yanyu, ikibazo ni uko utavuze ngo mbabarira. Kandi Imana kuko ari urukundo, abandi bapfuye batabivuze bararimbuka, we Imana yarakurinze kugeza kuri uyu munsi kugira ngo uce bugufi ikubabarire. Niwemera kwatura iryo jambo ukavuga ngo Mana mbabarira, kandi ndakomerezaho no mu giterane. Muhaguruke dusenga Imana. Wumva ko yasinziriye, wumva ko yacogoye. Niba Eliya yaracogoye, wowe urapima ibiro bingahe? Niba Yohana umubatiza uburoko bwaramuriye, ari we wabatije Yesu, akabona ikirere gikinguka, akabona umwuka wera amanuka mu ishusho isa nk'inuma, akuyumvira ijwi riva mu ijuru rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda hamwishimira, ariko uburoko bumuriye aracogora, aravuga ngo niweho cyangwa dutegereze undi. Ibintu bitatu bicogoje abagenzi: gutinda mu bigeragezo. Umwe yaravuze ngo urushize kera ruhinyuza iki? Intwari. Ijambo rya kabiri, ibisubizo bicogoje abantu. Ijambo rya gatatu ni ugukina n'ibyaha. Ariko yababariye Dawidi kubera kuntu yacaga bugufi, Dawidi Imana ikageraho imwirahira ikavuga ngo mwana wanjye nzagutuza mu mbabazi zanjye, iteka ryose ntizizigera zikomorukaho. Nyemerera wowe uri muri iri teraniro duhaguruke tubwire Imana ngo Mana dutuze mu mbabazi zawe. Mbonye ko ntawe utacogora, naracogoye, nanjye utaracogora, nyambika imbaraga untuze mu mbabazi zawe.